Tshisekedi yashinje u Rwanda gucengera mu gisirikare cya DRC, anavuga ko manda ya gatatu ishoboka kuri we. Wakibazaga igisirikare cy'u Rwanda cyinjiye mu gisirikare cya leta gute ukurikije uko Tshisekedi wabivuga? Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yashinje u Rwanda guhungabanya ingabo z'igihugu cye, anaca amarenga ko ashobora gutekereza ku kwiyamamariza manda ya gatatu naramuka abisabwe n'abaturage. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku munsi w'ejo kuwa gatatu cya kabiri kuva yongeye gutorerwa muri 2023, Tshisekedi yavuze ko uku gucengerera ingabo za DRC Fardc kwazambije igisirikare mu burasirazuba bw'iki gihugu. Yanabwiye abanyamakuru arababwira ati rero nakiriye amakuru atari ukuri ku kuntu ibi bimeze cyangwa se ku kuntu ibintu bimeze mu ngabo, ati cyane cyane ku kigero cyicengerwa. Ati rero ingabo zarambijwe cyangwa se nyine byahereyemo imbere muri bo. Ntacyo leta y'u Rwanda iratangaza cyangwa se yahise itangaza kuri ibi bishya u Rwanda ruri gushinjwa na perezida wa Evariste. Gusa amakuru agera kuri BBC Gahuzamiryango yandikiye umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda imusaba kugira icyo abivugaho, ariko ntacyo arabitangaza. Muri iki kiganiro n'abanyamakuru, perezida Tshisekedi akaba ashimangiye ko icyo ashyize imbere ari ukugarura amahoro binyuze mu nzira ya demokarasi mbere y'uko ava ku butegetsi, ariko akaba ashinja u Rwanda gutambamira gutera intambwe muri urwo rwego. Murabizi ko mu minsi ishize nabwo byari byanatangajwe cyangwa se byagiye bivugwa binagaruka ko byabanje kuvuga ko ari M23 yinjiriye cyangwa se yabinjiriye, ariko n'ubundi ibijya kuri M23 byose bijya hehe? Bijya ku Rwanda. Akaba rero yashinje u Rwanda kungukira mu mutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no gutesha ibirenge cyangwa se no gutseta ibirenge mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano cyangwa se mu masezerano we na perezida w'u Rwanda Paul Kagame bashyizeho mukono i Washington mu Kuboza mu kwezi ubwo no mu kwezi kwa 12 2025. Tshisekedi aravuga ati rero bizafata igihe kuko u Rwanda rumaze igihe kirekire rwungukira mu gusahura umutungo wa Kongo, kandi iyo niyo mpamvu ibiganiro byatinze. U Rwanda rero rwagiye rukomeza guhakana kenshi gusahura umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wiganjemo w'amabuye y'agaciro, rukavuga ko rwo rufite amabuye y'agaciro menshi. Ngira ngo habayeho n'umwanya wo kujya kuyerekana mu birombe bitandukanye bya hano mu Rwanda bari ubwoko bwa korutana ndandukanye. U Rwanda kandi ukaba rwarakomeje guhakana kohereza ingabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo rwemera ko rwakizeho ingamba z'ubwirinzi. Muri politike y'imbere mu gihugu, Tshisekedi akaba yabajijwe niba azava ku butegetsi ubwo manda ye ya kabiri izaba irangiye muri mwaka wa 2028. Ntabwo yageze ashimangira ko atashatse manda ya gatatu. Yongera yavuze ati abaturage nibabinsaba nzabyemera. Ati ntibizagera rero ntibazigera na rimwe bibaho hatabayeho amatora ya kamarampaka cyangwa se icyo twakita referendum. Perezida Tshisekedi yanavuze ko kuba uwo yasimbuye Joseph Kabila aherutse gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashinjwa gufasha umutwe w'inyeshyamba irimo M23 wafashe Imiryango ndetse na Bukavu ubu hashize umwaka urenga. Yavuze ko ibi bintu bimeze, aravuga ati rero akajagari, ati nakajagari nyako. Ati yaninubiye kandi ko abigeze gushimwa nk'abakoze impinduka inyuze muri demokarasi bahindutse abacukumbuzi biva cyangwa abacukuzi bimba. Mu gihe cy'amasaha arenga 3 imbere y'abanyamakuru barenga 200 hamwe n'abamushyigikiye, Tshisekedi yumvikanishije ko igihe cy'amatora ataha kizagenwa n'ukuntu intambara yo mu burasirazuba bw'iki gihugu izaba imeze cyangwa se izaba ihagaze. Kabila mubanjirije akaba yaratindije amatora aho imyaka 2, ngira ngo murabyibuka, mbere yuko amarezo ayakoresha mu mwaka cyangwa se ni mbere yuko amaherezo nyine yaje kuyakoresha mu mwaka wa 2018 agaho ubutegetsi Tshisekedi watangajwe ko yatsinze, ariko mu buryo butagiye bwumvikanwaho, gusa bwashyizwemo cyangwa se bwagizwemo uruhare n'aba bagabo bombi babyiyumvikanaho cyangwa se babyiganiriyeho. Hanyuma kandi Tshisekedi yanaciye amarenga ko yifuza kuguma
mu ntambara. Perezida Fardc Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu gihugu cye mu myaka 2 iri imbere atazaba, mu gihe intambara ihanganishije n'inyeshyamba z'23 yaba ikomeje. Uyu mugabo muri iki kiganiro n'itangazamakuru umunsi wa gatatu aravuze ati rero nitunanirwa kurangiza iyi ntambara ntituzashobora gukora amatora yo mu 2028. Ati rero ntidushobora gukora amatora atarimo Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Umva icyo ashatse kuvuga. Tshisekedi yakaba yatanze urugero kuri Ukraine, yanashimangiye ko bidashoboka ko amatora yategurwa mu gihe hari ibice by'igihugu cye byafashwe. Byumve neza. Tshisekedi yanatangaje ibingibi kandi mu gihe mu Kuboza 2023 ubwo yatorerwaga kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri manda ya kabiri, amatora yabaye ariko ntiyayitabira cyangwa se ntiyitabirwa n'abaturage bo mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko abo muri teritwari za Rucuru na Masisi zagenzurwaga na AFC mu 23. Aya ngaya abo muri ibi bice ntibayitabiriye ariko yarabaye. Ariko muri 2028 ati ntiyaba tutarasubizwa ibice twambuwe. Muri 2028 bikaba biteganyijwe ko aribwo Tshisekedi azaba soje manda ze 2 yemererwa n'itegeko nshinga rya Kongo Kinshasa. Uyu mugabo rero kuruba akaba akomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ahindure itegeko nshinga mu rwego rwo gukomeza kuguma ku butegetsi. Kuri iyi ngingo Tshisekedi kuwa gatatu yavuze ko nta gahunda yo kwiyamamariza manda ya gatatu afite, ariko ko abaturage bashobora kubimusaba cyangwa bakomeje kubimusaba. Kuri ubu rero ababikurikirana hafi cyangwa abakurikirana hafi bya politiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bemeza ko Tshisekedi yiteguye gukomeza kwenyegeza intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu cye kugira ngo akomeze kuguma ku butegetsi mu gihe ibyo guhindura itegeko nshinga byaba bidashobotse. Avuga ati ubwo ngiye nzaguma mpigane na 23 dukomeze n'ubundi turwane iby'amatora byo mwe mubishyize ku ruhande. Uko igiye kureba arabona ko abakongomani benshi ntibamushaka, ntago bifuza ko yakongera kubayobora, ariko we mu by'ukuri agize gute aracyabishaka. Tshisekedi kandi yaboneyeho gusaba abanyekongo imbabazi ndetse navuga impamvu atateye u Rwanda. Mu Kuboza 2023 ubwo Tshisekedi yarangizaga ibikorwa bye byo kwiyamamariza manda ya kabiri, yavuze ko isasu ry'ihuriro FC23 nirirwa mu mujyi wa Goma azasaba imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko uburenganzira bwo kurasa mu Rwanda. Murabyibuka yaravuze ati rero ntimugire ubwoba, igisirikare cyacu ubu gishobora kurasa Kigali kiri Goma. Ati Kagame ntazarara mu nzu ye, azajya kurara mu ishyamba. Ati akinisha abandi ntakine na fashi beton. Aya magambo murayibuka niwe wayivugiye. Tshisekedi wakomerwaga amashyi n'abaturage yarakomeje aragira ati isasu rya mbere ryo nirigwa muri Igoma cyangwa se agace kagafatwa, nzahuriza hamwe abagize inteko ishinga amategeko mbasaba uruhushya rwo gutangiza intambara ku Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye Kinshasa ku itariki ya 6 Gicurasi, umunyamakuru yabwiye Tshisekedi ko ari we muntu wa mbere ku isi ushyira imbere diplomasi, amubwira ko hageze ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibe igihugu gikomeye mu gisirikare. Yaramwibukije imvugo yitwa Vegetius Renatus ivuga ngo ushaka amahoro ategura intambara. Amubwira ko abahanga bose mu mateka bashyira imbere ingufu za gisirikare, ariko we yashyize imbere za politiki. Vegetius Renatus yamuhaye urugero kandi rwa Nicolo Machiavelli n'ibyavuzwe na Barack Obama ubwo yamubazaga impamvu ntacyo akora kugira ngo uburasirazuba bwa Kongo bubone amahoro, kandi akamusubiza ko ahazaza ha Kongo hari mu maboko y'abanyekongo. Yakomeje aramubaza ati Goma na Bukavu bizabohorwa ryari? Ndabaza perezida wa Repubulika n'umunyamakuru wamubazaga. Tshisekedi mu kumusubiza yavuze ko impamvu umunyamakuru
yamushinje kuba umudiplomate cyane yumvikana. Aravuga ati rero mugomba kubyumva ko umusivile nkanjye udafite ubumenyi na buke mu bya gisirikare, utarigeze agira ubwo bumenyi na buke mu buzima bwe, ati cyambere mu gihe ibintu nka biriya bibaye ni ikijyanye na diplomasi. Ariko kandi agomba kubabwira ko ibyo ari inyuma y'isesengura rigamije kwibwiza ukuri. Yaravuze ati rero muribuka muri 2023 mu gihe cy'ibikorwa byo kwiyamamaza by'amatora, hari ku munsi wa nyuma wo kwiyamamaza, ati navuze ku bijyanye n'ubushotoranyi buto, ati rero niharamuka habayeho ubushotoranyi nubwo bwaba ari buto, ati bishoboka ko uyu munsi rero ndashaka gufata uyu mwanya kugira ngo nsabe imbabazi imbere y'abaturage ba Kongo, atari uko twumva ko nahutajwe, ahubwo kuko nahawe amakuru atari ukuri ajyanye n'igisirikare cyabo. Aho no yatangiye kuvuga uburyo igisirikare cya Kongo kitari gifite ubushobozi bwo kurwana n'u Rwanda nk'uko yabyifuzaga. Yavuze ko uyu munsi kandi abasirikare bamwe na bamwe basigaye bafatwa bagafungwa kubera amakosa ari kubagaragaraho. Ati rero uyu munsi murabibona ibihano abantu bagenda bafatwa, ati rero izo ni ingaruka. Bivuze ko hari ukuri twari twarahishwe muri icyo gisirikare. Ati ntabwo rero twajyana ku rugamba igisirikare kidafite icyerekezo cyacitsemo ibice. Ati narabivuze mu mezi ashize ngaragaza uko nasanze igisirikare cyacu, tuvuga ko igisirikare cyacu cyari mu mayira abiri. Ati ibyo ni ukuri rwose tubivuze. Yavuze ko kandi igisirikare cye nta muzankano, imbunda cyangwa se amasasu yo kujya ku rugamba cyagiraga. Ati hanyuma rero umaze gusanga ibyo byose wakishora ku rugamba cyangwa mu rugamba muri ibyo bihe. Ati siko mbitekereza. Ati ni ngombwa rero kwibwiza ukuri hanyuma mugakoresha ubundi buryo bushoboka, kandi navuga ko twakoze byinshi. Yavuze ko kuva aho iyi ntambara itangiriye igihugu cye cyashatse ubushobozi kugira ngo cyubake igisirikare. Ati rero uyu munsi navuga ko igisirikare cyazamutse mu bushobozi, ariko kandi haracyari ibintu byinshi byo gukora, kandi uyu munsi tubasha gutsinda ku rugamba. Arakomeza aravuga ati rero hari ikindi kintu ntababwiye kijyanye n'uburyo bampishaga amakuru. Ati rero ni ikirego cy'abacengezi. Ati abanzi bari mu gisirikare cyacu. Ati ni ukuvuga ngo abantu bari mu gisirikare cyacu batwihishemo. Ati bihishe inyuma y'amasezerano y'amahoro bikarangira basenya igisirikare bari imbere. Ati ni ibintu rero bitaboneshwa amaso. Ati uyu munsi dufite amakuru, nicyo cyiza. Turabizi ko igisirikare cyacu cyari cyaracengewe cyangwa cyarinjiriwe kigasenywa guhera imbere. Ati kuko hari abafite ubugome karundura bwo gufata igice kimwe cy'igihugu cyacu. Ati uko ni ukuri. Ati nta yandi mahitamo rero twari dufite usibye kujya muri diplomasi. Ati niyo ntwaro yacu. Ati ntiwabijyaho impaka. Yavuze ko uyu munsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ishuri cyangwa se inshuti ziri kuyifasha kugarura amahoro, hanyuma nazo zikabafasha kungukira mu mutungo kamere wa Kongo. Mama yake muri make nko kubabwira ngo igihugu cyanyu naragiteje. Bakubwira ati twe kugeza ubukaro kandi dufite ibihugu by'ibituranyi biri kudufasha, tukabyungukira ko biri kuze kuduha umutekano hano muri Kongo, ariko natwe bikatwungukira mu by'umutungo kamere. Ngo turavuga igihugu cy'u Burundi, turavuga ibihugu by'abacancuro birimo biturukamo abacancuro n'ibindi bitandukanye. Ibi rero nibyo Tshisekedi we yitangarije cyangwa se yivugiye imbere y'itangazamakuru. Mu yandi makuru yihuse wamenya bwo tuvuye mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuyisorezaho twinjire mu yandi makuru.